maze rikababumbira mu butungane. Niryo Kristu yazutsemo, ava ikuzimu ari umutsinzi, amaze gucagagura ingoyi z'urupfu. Koko rero kuvuga ntacyo biba byaratumariye, iyo tutagira amahirwe yo gucungurwa. Mbega imbabazi z'urukundo dukunda ngo zirabagatangaza, mbega urukundo rutagira urugero, rugeza nawe utanga umwana wawe ngacungura abacakara. Mbega cya cyadamungura abangombwa, wowe wagombye guhanagurwa n'urupfu rwa Kristu. Mbega icyagihire, cyo cyagombye guhagurutsa umucunguzi nguwo kandi wagatangaza. Mbega ijoro rire ry'ukuri koko, ryo ryashoboye kumenya ryonyine igihe n'isaha Kristu yazutse akava mu bapfuye. Iri joro niryo ryanditsweho, ijoro rizamurika nk'amanywa, ijoro rizabera urumuri mu byishimo byanjye. Ubutungane rero bw'iri joro buhashya ubugizi bwa nabi, bubahira ibicumuro, bugasubiza ubuziranenge bacumuye, bugasubiza ibyishimo bafite agahinda, bugatsemba inzangano, bugatera ubwumvikane, bukagusha ubukana bw'ingoma zose z'isi. Nuko rero dawe nyir'ubutagatifu, ugira ubutungane dukesha muri joro, maze wakira ituro rigusingiza kiliziya ntagatifu guhereje kuri uyu mugoroba. Ibi bigirishijwe abagaragu bawe, rikaba rishushanwa n'ibitaro ryakozwe mu bishashara by'inzuki. Ndetse tuzi icyo inkingi y'umuriro ivuga, niyo muriro waka ushashagirira kuba Imana. Nubwo urwo rumuri rushobora gukongezwaho na benshi, ntabwo
maze umunsi umwe bibyara umubumbe w'itara ry'agatangaza. Ijoro ngo riraba rihire koko, muri ryo ibyo mu ijuru ibyo ku isi byahoberane.